Previously on Ururabo Mumahwa series. Mana yanje ega ongenda hati ariko abo nzohura nabo ntabonzi. Reka mubwire ahangaha mu bintu bijyanye no kuntwarira se niwo uzamuye ikirego, niwo uzamuye ikibazo kiri hagati yanjye nawe. Umuntu niwe usinzi ndagusenga niwe muntu mba gutekereza ndaryama nkamurota. Keke inkuri je narenze ngo ndazi kwihangana ariko aho bigeze biri nyuma yose ariko Aisha ntagamukunda kandi itsinda Aisha afite sheri wiwe ushiri wiwe yaje mu rugo urakubwa Petesha aba Mungu ashaka ko bibapatana rose. Hello. Ça va? ça. Meze neza? Akaye kajambo. Kujya gusa. Ukundeba hano nanjye Sam sibyo? Nje Sam. Ndagukunda. Ese mukuri kucyaka kunyicira ubuzima kubera iki? Hano banyihereye indaro uze kunzana nk'ibintu by'inkundo ngambabarira nibishoboka mbabarira kandi kwinginze ni naba nugo rukundo nkunda ruhari mbabarira sisa kuja mwibarabara. Nyine wasoje kuvuga. Nasoje ariko basinizire ko wanyumvise. Byo kubaza ikibazo kimuri bonserize. Eko Humura baze ngo amasaha mwahanya niba yaheze. Humura namwanya namubwiye hano kure ngera hano ukenyarutsa basi umbwire boss we mu mutima wawe uriyumva mwiza apari yo kuvuga ngo kukwicira ubuzima ibiki byayisha we mu mutima wawe uriyumvamo iki kugira ngo nanjye menye cyo gukora. Wembwira isi kuri ku mutima kugira ngo nanjye nega cyo gukora ibindi byose nge nakumvisha sibyo kandi buryo yikunda umuntu ugomba no kumva kumwumva. Wembwira iki kuri ku mutima ni iki kumanye ndakwinza kwereka icyo nzakora kandi uzabaho neza Aisha nazongera kuvuga ntaki kuko nge ndagukunda pe ko nta kindi kintu mfite nakora sibyo. Ngiye mbwira iki kuri ku mutima ni iki nimikunda gukunda pe kandi mbabarira nyumve yabundi mu nigeze nkunda runo rukundo uretse wowe kandi n'Imana yo mu ijuru irabizi. Umeze neza? Yego. Murakomeye? Yego. Murakoze. Ndibaza ni wamenye? Oya sinakumenye neza. Ndabona twabona ku telefone ryari ndakwandikira. Mbihage mwambye ko mwitwa bande? Nitwa Enoch. Okay, karibu cyane. Murakoze. Hama je ndi umushuti wa Sam. Sinzi. Okay. Sam, sheri wa Aisha? Yego. Okay. Zakari wa nyine. Okay. Lisansi. Yego murakoze. Hama nje kuraba gatukaniye gatoya kubyerekeye nanuze na Sam. Waruje kundaba tuganira kubyerekeye Sam? Niko. Gute? Urumva Sam n'umuntu girirwa akuvuga ahantu tugenda hose ni Sam avyumva naho tugenda hehe
aguma yivuga ati mimi ivyo arabura amahoro sinzi yaracanganikiwe ahantu hose ni mimi ahantu tugenda hose ni mimi niki cabaye hagati yawe mwe na Sam sha nta kidasanzwe kabisa nta kidasanzwe Sam nyene urabizi ko akundana n'umukobwa muri Murugo mbamo rero je mpora ndamubona nyene yaje kurondera umukobwa hano nabirenze kabisa nabirenze sinumva rero ukuntu yoguma mvuga hano hose gute Sam ncamake Sam aragukunda sinzi wowe nyine ivyo wabona byo nzi kiremeze Sam n'umuntu amuvuga ati ndakunda mimi nawe byogenda gutana wose amuvuga ati ni mimi avyo umanye wose avuga ati mimi je ndamukunda sindiye to byashobora giki je namubwiye ati none se uzenda gukunda umukobwa aba hano shiri wababa yaki nayinje ngaho mbwira ati none bimeze gute nenuke ko ukavuga kabunda wewe ahora akubwira ko nkundira ko uruhe rukundo kuko urukundo ruri mu buryo butandukanye hari gukunda umuntu umukunda nk'inshuti sibyo ukunda umuntu umukunda nyine nka musaza wawe bisanzwe sibyo no ukunda umuntu nyine urukundo nyine hagati y'umukobwa n'umuhungu bakundana just ruberekeza ku bana none Sam muvugana kumva n'inshuti yawe cyane numvise nkundira uruhe rukundo uravyumva ndakugira Sam ko yatwa abantu bakuru nawe uri umuntu mukuru urabibona Sam urabwiye amaze kubonana ama efe yose mwa muri kumwe urayabona uravyumva rero Sam n'umuntu aragukunda pe uravyumva rero je naje ngenda kubaza ati bimeze gute wewe ku ruhande rw'iwawe ndishaka kusobanurira nyine nagusobanuriye ibindi buryo zitandukanye ankunda mu buhe buryo kunkunda nankunda kuko naco dupfa si umwasi wanje sindi umwasi wiwe nakunda kumuta unkunda ntibisanzwe kandi nta kintu na kimwe nahora naramukora icyo tumanyana ariko ndikwibaza ankunda uruhe rukundo mimi uri umuntu mukuru cyane Sam urabona ngine ameze gute urabona kwaza iyo muri kumwe urabona ngene ama efe yiwe eske ni gwa rukundo rwa best friend canke iki oya iyo turi kumwe nyene abari ibintu by'amasoni nk'uko umukobwa n'umuhungu bari kumwe nyene of course hagomba kuba amasoni urumva kandi umwana w'umuhungu wese no muhangara naho niyo mangara umva nyene haba ari ibintu byo gutinyana nyene ukuntu ariko ntabirenze ibyo ni go rukundo nibyo byonyereka akankunda cyane rero ikintu je nakugera Sam aragukunda aho je nanje ngaho mbwira ati wewe bimeze gute ku ruhande rw'iwawe ko Sam umva ahantu hose ni wewe okay nandi simwanga numva ata majambo menshi novuga usice no gusaba nuko basi muzabona nawe mukavugana basi yavyo babyiza ni nawe akaruhuka sinzi bigiye vyuwo ahubwo rero twaganiriye cyane nibagiye n'umukozi mwana ariko Izina rya Yesu Kristo Imana nziza Imana rukundo zibabaza tunese wagira neza ugacabukiza Imana no kushima Imana wagiye uturinda mu minsi yatambutse waraturinze zinagara kunshiguye twabonye ukuboko kwawe tubona imbaraga zawe wagiye udutambutse ibikomeye twagiye tunyurana duhura nabyo Kristo turagushimiye dusabye by'abiteka mu izina rya Yesu amen Nibite nsaba meze neza ndashima Imana makuru yo mu rugo esa maze iminsi ndi mu masengesho narabuze ya narabibonye ariko nyine Imana yaraturinze ya bimeze biteze ingogo sawa man turashima Imana nyine nkuko biri gusa nyine hari ikintu nari ntarakubwiye urabona nyine nzimo ndarera nshaka kubwira impamvu Aisha akunda kunkarira cyane
burya birafise inyanduru ko gusa nyine ntuyifate nabi nanje nabimenye uko nyine subize ujya mu fiancé wiwe yitwa sinzi ko ari umufiyasi nyine ujya muhungu bakundana yitwa Sam uramuzi yego ndamureba rero Sam nje bari kumwe yarandamutsa bisanzwe gusa nyine Aisha sinzi ukuntu yamenye ko Sam nyine yarose nimero ariko message nanzimuhaye sinzi yazikuye nje nacyo mbona magara bisanzwe rero muri make impamvu Aisha akunda kunshwanira ambwira nabi na telefone impamvu yose yayimenye n'ibindi byinshi amara ujya mu muhungu wiwe yambwira ngo ushaka kumumutwara nyine ntutugeragezo ndi guca moto ariko ubundi ndashima Imana ikomeje kundindira hano nizera ko neza runo rugamba nago nzorugwana nkarunesha kuko njye sinkunda rumujya mu muhungu oya nukuri ndarengana njye sinkundana nawe nase Mimi mujya muvugana n'uriya muhungu niba yarabonye nimero yawe muravugana urumva mami njye muhungu nje mbona amamagaye kandi umuntu aguhamagaye nimero utazi nwereka kuyitaba njye nyine bisanzwe pe nyine namigenderanire miremire dufitanye nta nuko njye dukundana gusa nyine Aisha yishizemo yuko ngo ushaka kumutwara umugabo nyine y'amajambo yiwe nyine gushaka kumutwara umugabo ngo gasopo ku mugabo wanje ibintu byinshi nyine anamenyere ko yarose na nimero zanje niyo mpamvu yacyamena ninge telefone rero nyine ibintu byinshi ndeba Mimi witwararike ntazigera numva uri gupfa ubusa na Aisha ku mugabo sibyo njye rero mbona buriya njye nta mukobwa twofa umuhungu jewe bijyangire nogira utundi tudefa twose ariko njye teko mbona ukundi hagarara kugira nta mukobwa twofa umuhungu ariko mu by'ukuri guhari ntabwo nkundana nawe kuki uticara ngo ugane na Aisha ngo muvugane umubaze umubwiye ngo Aisha ntabwo nkunda none ageze kukumenera telefone ejo azagukura n'ijisho Mimi nibyo wifuza ko nzasanga hano muri Rurugo bagiye umukobwa wawe kari isasu none ngo urabyibagiye urakora isobanura yuko nigera mana kanya na gato ko kumubwiza ukuri nyene iniyo nadutse ngo mvuga ngira ngo ziba ntiyemera yuko mvuga naramubwiye ati na mugabo we notwara tekana njyewe na migenderanire mfitanye nawe ariko yaranse kubyemera uyu muhungu se kuki utamubwiye ngo ahita kuguteranya na Aisha narabimubwiye avuga iki wowe nyine tubyirekera nyine tubyirekera nzamutumizaho mwembi na Aisha mwese muhari sibyo ibyo bintu ntabwo mbishaka kubyumva muri uru rugo harimo intambara nyinshi sibyo izo ntambara nyine maze iminsi ngwana ariko it's okay Imana yanditse ngwanira ndabizi biteze shani byiza ndarujero cyane narabuze akazi karantwaye kuko mana subiza akazi dukora ise mukora akazi harya mukora akazi gatandukanye umunsi aho muri ntago ari mu muri ejo ndi gisenyisha yego cyazanye nkumbuye akaviyo ka hano rero aho ikwa kundi nase mborungira so abantu bacyayi hano nase bagiye ngaho mubwira kuva zuba yaraburura mukobwa yamubwira kuriya yaba yaragiye nawe yarambwiye twaravuganye ejo zuba ndi kumugase bite byago rero hano kumva ngo ubundi se ngo iyo misaraba yo mu rugo rwo no kuza ngo ngaserera nkashwana okay none so njye barungiye nagomba ndi kubyumva nyine ukuntu bana n'aba bantu muri iyi nzu ugatuza ukarya mugase ubona n'ubwo ufite ko bakwica bari abantu barapika abagore niba bishiga ariko nkubwire ntago ari abana babipema uko tubikeka wenda bambangamira mu bundi buryo cyane ko nyine nta n'abana n'abakunze bambangamira nyine muri rusange ariko ntago ari abagome pe kuko ni abantu babyika bisengera twakabaye tuza tukabana nazo waza gute kandi n'akazi kawe oye sheri najya njya no gukora nkataha hano ukayisenya ugataha hano none mu gihe nyine ndi gukorera i Kigali ako mu gihe bano bagore bari muri iyi nzu dore ko ari n'abagore rwose na Mimi utabasha kumutandukanya n'abagore mu gihe bari muri iyi nzu bazakugambana Aisha bazagutumura nabe ariko mbanze nkubwire ko ikintu utazi ibyo byo kungambanira nyine tumaranye ndakureba nkabona uri inzanga tumaranye iminsi ndabazi sibyo ni abana beza pe ni abana beza
bambangamira mu bundi buryo ariko n'abana bize n'abantu babyuka bisengera birirwa bisengera ahubwo ikibazo gihari uriya mugabo wanjye nakumuhungu dukundana Sam Alvin ejo bundi yarari hano araza narakariye imimi noneho sinze kagarano bafitanye nawe urabizi ko nabiko kewe yaraje azasanga muri salo azanye amazi yo kunywa yigize kuntu urabona ko kundi babonye umushyitsi cyangwa babonye umusore ukavuga ati sha yitwaye bombaritse urakoze urabona iyo murokora abonye umusore ahita ahinduka agira ngo yaranagumiwe ashyira Bibiliya hasi baba nagira ngo yaragumiwe nuko umujinya waranyishe gafata amazi nyamusukaho Alvin ntago umusore amazi biragutangaje se imbere ya Alvin cyane Alvin yarahagurutse agira umujinya ararakara wagiye ubaha uramuhungu none se niwe nasuzuguye ko njye namenye amazi kuri bibi namenye kuri ugombaga ko nari ugomba no kumuhana ariko ikibazo cyawe nawe nagomba kubikorera imbere ya shehe nese Alvin ari kukubwira ngo iki ko yaravuze ese ngo wagiye unanyubaha nuko bivuze shabye mwubaha mana ndamubwira rero urana umugabo wawe hazaza shere ura musore ni mwiza aboneka hake witonsa nureba nabi usuye ko n'abakobwa bayigize we wigize stasu nureba nabi wazamugutwara kandi ndabikubwiye we nudatumura ingegera ngo zisohoke hano sheri ndakubwiye ura mugore nura mukobwa ngenda vana ruko basohotse muri iyi kandi mfashe sha mva mubwire ibyo ngibyo tubireke ahubwo ikibazo gihari nge nifitiye ni kimwe Alvin kuva yava muri urugo ntanyitaba telefone yanjye banze yaranamburutse message ntansubiza naheruka muri urugo ndagomenye ngo namakuru ye sinjye njya no gusenga ndagona namubone simfite uburenganzira bwo kubaza mama wambonera wamaye nimero ze nkamuguhamagarira ngiye nkamuvugisha urumva nyine uze kuza tujya mu cyumba uze kuza kumereza nimero ko ndi burare nyine nimugoroba uze kuza kumereza nimero ziwe ngiye muguhamagarire muvugishe sheri mubwire ngenda muvugisha nyine nka sister wawe mugati se wakanganye ukavugisha cyo ko yarembye ari gukunda uramuhungu kandi nawe cyangwa je numva mwapanga mugahura kaganira ukamubwira nkamugusabira imbabazi kuko banimva yarakosomye wakoze ibintu bibi naga ari bibi ariko nuko nabura mungu nawafunze kumumeraho amazi none se imbere nawe basi wenda wamunyuzura adahari uramushira bapfana iki amwitayo mu biki n'abasenzi bose barasenga abantu basenga hose ukuntu bashyigikirana bahuriye hano se ahandi bahuriye naga bagomba kwita kuri mimi kuruta njyewe dukundana mwana mama byihorere Yesu we runuko byagenze gendo ubu ndumiwe no kuri kw'Imana ariko ihangane pe turahari nk'ababyeyi turahari ngo tukube hafi ngiye ngusabye kwihangana sibyo kandi humura ubuzima ntago burangiriye ahangaha ubuzima burakomeza sibyo none se ubundiro kuki utabivuze kare kose ukarindira iki gihe cyose ko ibi bintu koko bigera ahangaha kuki utabivuze urumva yarambwira ngo nimbivuga ngo bazatuma banyirukana kandi nyine ngewe n'injye utunze iwacu wari kuza ukegera uyu mubyeyi cyangwa se nanjye ukanyegera ukambwira sinsanzwe nza muri uru rugo hano nuko nsubiye ntabwo ko banyirukana kandi mama wanjye arwaye na mama wawe ararwaye oya humura turahari rwose nk'ababyeyi kandi njyewe nditeguye kugufasha sibyo nuzajya ugira ikibazo ujye utubwira sibyo mana we mbega ibintu bimbabaje akuru nashatse ntiyagushakira akandi kazi nubwo nakushyira hamwe ukaba wigendeye n'ikibazo njyewe icyo mpa ni akazi ariko hano nyine usibye icyo kibazo hano ntacyo yari wantwashye cyane ko hano mba neza
nahaguma nyine uramutse umuvugishije wenda akabireka. Oya mu bigaragara urumva ntabwo umwana yavuga ngo arashaka kuguma hano yarahabo nyine mumufashe nabi. Ni ukuvuga ngo mureke yihangane turahari gusa ikizajya kiba ujye utubwira utwegere utubwire imvamutima zawe sibyo ariko ntuzongere gukora ikosa ryo kutatwegera ngo tuganirize. Usa nawe ndwite ntabwo mbe uyu arabizi koko nawe mureke ibyo ngibyo byo kugira byo uri kumubaza ibyo byo gutwita ihangane sibyo ihangane ukomeze akazi kawe rwose icyo nkwisabiye ujye utwegera. ngahegera mu kazi none se nkomeze akazi nta kibazo ntabwo munyirukanye. Ibyo byo nta kibazo rwose oya nta kibazo murakoze sawa. Mana we wabyumvise ibibazo biba muri uru rugo none ndumiwe pe. Reka nkubwire cyakoze ugize amahirwe kubura mwana atagiye kubareka mwari muhuye n'ibibazo pe ibi ngibi mwigira mana yanjye se shabira bibyuya. uyu mwana nabashe kumubanira neza ntabwo ariko umuhungu wanjye nukuri yankoreye amarorerwa pe. Ariko reka nkubwire nawe uba wabaye indangara ugakabye gute noneho aho bigeze njyewe ndumva nta nicyo kuvuga mfite. None se tujye tuvugisha ukuri niba utabasha kureba nk'uriya mwana ni ikirara noneho birenze nubwo ujya uvuga ngo Aisha niba na Aisha n'umwana w'umukobwa ariko noneho reba ibintu bisigaye bikorerwa muri uru. Reka nkubaze ikibazo umwana ubyuka saa 8 z'ijoro dusinziriye akajya mu buriri bw'umukobwa ubujya ngo tubigenze gute? Reka nkubwire nkugiriye inama iyi si inshuro ya kabiri mbivuze niba atari ya gatatu ongera amasegera. ntabwo byoroshye mana yanjye njya mbona nanjye ubuzima bwo kuri iyi si umuntu abuze ababyeyi nta kintu aba asigaranye ni agahinda gusa uba mu buzima nyine utabasha nawe gusobanura. agahinda nyine kararutwa ukuri hari igihe ntekereza kumva ngende ndahave ngende ariko uwundi mwanya nkibaza ngende nje shase kugenda nanone ahubwo buriya Aisha ari isasu buriya njya mbona ibintu agukoreye naje kugusura ni umukobwa mubi cyane ariko njya mbona ikintu cya mbere ntiwapfa kuva muri uru rugo urebye n'ibintu uriya mubyeyi agukorera n'ahantu yagukuye ureba ukuntu ababyeyi bawe bari bitabye Imana nta hepfo na ruguru ufite ho kujya bigasaba kwihangana ariko si urihangana gute na Aisha uri hariya ujye mukobwa navugwa no mu izina umuntu atinyuka akanamena na telefone z'ukuntu zihenze. Jesus sinabikubwiye ko yameneye telefone. uriya mukobwa njya muburira izina namwita jyewe njya mbona ntazi yari kuvamo umuhungu w'indwanyi kubi ariko iyo avuga nanjye mpita mbura amagambo ndenzaho. ariko nanone ngomba kwihangana nyine ngomba gukomera ubwo nk'uko bivuze ndabye ibintu bibera muri no rugo n'ikizi uriya mama yankoreye nanone kumuta ntibikunda pe sishobora kumuta numva nzohangana gusa haragera igihe ngacika intege nk'umwana w'umuntu hagati hano hantu nshobora no kuzohasiga ubuzima kuko nk'uko nabikubwiye noneho hamaze kwinjiramo irya dosiye ujya musheri wa Aisha yego intambara zikubye uko ese iyo umurebye ubona atashobora kuwufata nka mama we adahari kakaba kanakwica mba mbona uburyo aba ameze yigize vandame pe ibintu byose uravuga agatera hejuru wavuga agatera hejuru njye mbona azaguhwanya pe mama we adahari akagufata akakuniga akaza kuvuga ngo wishwe n'indwara y'umutima nta niyo yize urwara. icyo nizera ni kimwe nuko iyakaremye nyine n'igikamena kuko kuba k'umwana w'umuntu nyine n'ubugombe by'Imana rero isaha y'Imana itaragera yo kuva ku isi nzi neza ko nazogenda kuko nana kumusiga ujya mu mama n'intambara zo mu rugo shana ntibuka ndabona ko neza
rero reka nkomeze ngwane mpaka Aisha ariko ashobora guhinduka. Njye ikintu mbona rero suzi ko dusenga buri gihe tukabona Imana idukorera ibintu byacu byose bikagenda neza, mba mbona Aisha twamufatira amasengesho yaba y'iminsi 3 tukiyiriza Aisha tugakora isengesho rye yo kumusengera kugira ngo ahinduke, kuko adahindutse wava muri runo rugo pe. None saramutse yakwicira ahangaha wariburiye n'ababyeyi, sundi nta famille nimwe ubona bazima wajyamo. Imena yeka bamfise famille nari kuza kugorerwa mu rugo cyangwa nkaza muri famille nanazi. Ikintu cya nyuma rero duhisemo, reka dupanga umunsi dukora amasengesho. Imana ishobora byose, nta kintu kijya kinanira Imana kibaho. Dukora amasengesho twiyirize y'iminsi 3 dusengere Aisha, nadahinduka nzamenya ko Imana itabaho. Oya, Imana ibaho cyane kuko nanone Imana rega yishurira ku gihe. Imana si nk'akabuto usonda gutya ngo kora iki amangu ikigikora, yishura isaha yayo igeze. No kuvuga gusenga no guhozaho, kuko n'ubundi amasengesho ndayahoramwo njyagake pe, njyagake nisonzesha ngira iki kugira ngo byibura ndaye ko nawe ndamaze kabiri mu rugo. Imana ikaje isimbisha imitego imwe n'imwe, nkabona burakeye nkabona burije. Ariko nanone gusenga no guhozaho, reka tuyinjiremo dufadikanye kuko umutwaro wa babiri nyine urahahuka. Niko twabikora, ahubwo se yagiye Aisha we ubaje akadusanga none twicaranye bya bindi yadukoze ubushize yatwica. Tugendere twigire mu mirimo mbe ngufasha kugira ngo kaze gasanga twayirangije. Kuko Aisha nsigaye abona ko wagira ngo urirata kubera izo rinete, kandi ntazi ko ari uburwayi. Ibaza igihe umaze ukubira amaso yabaye umukara ejo uko. Usibye n'ibyo sinanayagwaye none abona amaso arabyimba amara iminsi nava mu nzu. Chapol Ariko mva abona umenga ni kumusuzugura, none ndituvugane ndanayambaye arabintukira akavuga ubu rero usigaye ndabira mu marinete ibiki ya majambo yiwe yose nje ntanashobora. Nabyo byabaye ikibazo izo rinete rwose nataza kuzimena sinzi pe. Ahubwo Imana ije dufasha kuko banze zihenze, kuko utanakubereye urasa neza, azabona neza ugiye kumutwara umusheri kandi urengana. Mama jya wishima n'ubundi ubuzima ni butoyi. Ahubwo uri kare kujya kumufasha nyine ukora bya bintu. Umva tugende njye kugufasha bitaza ku kibazo. Meze neza Nsandusha Imana. makuru y'imizi Neza tu. kwe kubiburisha ukabura nyine ukagenda. Ntabwo navuze ko ni by'iminsi umuntu abirukanka ashakisha kazi amateraniro, urumva ntabwo biba byoroshye nyine. Oya ni amarira kubanye menshi vraiment. None se bwira ko bimeze bitora umamagaye ngo duce hano, hari ikintu ushaka kumbwira. Ntushaka kubyira nyeme ntuze gushavura vraiment. Ntushaka ndagusabye. Ntuzwa n'iki Ikintu nakubwiye nyemerera ko utashaka kuza kubabaza wumve ko ta kibazo uzagira. Wanjye nta kibazo nacyo mbwira ngo bimeze gute. Je nagiye kwa Nuze Kwande kwa Aisha kuraba mimi. ukiyeyo? Nagiyeyo. Nyemere ntuze kubabara. Je ngena nakubwire nyemere ntuze kubabara uburi pose uvyakire ko nyene. Ngiye mbwira unangiye kukumva. Nuko ugiyeyo? Arvin Sisiriki Sine mbwiye kwa meme urumva kame nk'umuntu nkunda ntabwo kabura moto. By the way gusa ndagerageza ngambwira nta kibazo. Je nagiye kwa mimi. Tamuro ngiye kumuramutsa nyene kumuraba turavugana. Nukuri wo kwirekera ibyo kwa mimi ukabireka nta kintu kizovamo. Nukuri Nibyo so bico nibyo ngibyo rukeneye ibyo nukuri. Nibyo bituma nakugira ati ntubabare. Niko nakwamisha ukweli nta kintu kizovamo. Nye twavuganye mengana iwe na hari na kimwe na kimwe. Sasa maskani kwambie kitu kimoja. Sibyo? Yes. Yewe nakubeshya. Nta muntu n'umwe uzambuza gutakundana. Ntako biba. Nako nagize nanjye ngo ngerageze kumwikura murabizi byose ntacyo nakubwiye. Nzakomeza mukunde nkora igishoboka cyari cyo cyose. Ariko mimi byuko mumbwira ngo uramumbuza byo
oya jewe sinamukubujije mugabo nabwiye ati nta kintu na kimwe kizovamo ibyo mbora byose ibintu byose iyo bitangira byanga ariko bikazagera aho nyuma bigakunda wowe mbaye ko bizokunda rero wewe yego ntabwo ngiye nsoba gucika intege ndazicirwa n'iki jigeri ndamubonye nyine two tukuraganira nabone neza ko takina kiyo kirimwo oya witonda ugize gute wajine irengana unawe urishuti yanje nigeza kukuba kununze kukubwira ingene bikwiragenda nako nine dushutura mwagomba barazabyakira gutya ariko nje nzakomeza mukunde kandi ntaki kizambuza kumukunda Alvin vraiment no kuri irawo ubyikuremo kabisa none se mana yanjye andi makuru Amakuru ni meza nta kibazo. ndakubona wabyibuye Wabibonye? Neza. Ubu ndi kumva noneho ndi kugarukamo nta kibazo. Umutima wanjye ndi kumva uri kugenda wakira bimwe na bimwe sibyo kubwawe ariko nyine kamubwire nyine hari ahantu mba ndi natekereza nkumva nyine sinzi ariko nzi neza ko iyo umbwiye ngo meze neza numva nduhutse umutima bikava ko nza no kukwirebera ikintu kiba kiriho se icya mbere no kuvuga ngo ni ukwiha amahoro utayihaye hari ibyagusaza byinshi sibyo ariko Imana yampaye umwana asharaho wegere ubundi iyo wegeye Imana ukavugana n'Imana igibasha kuruhura umutima oya Imana yampaye umwana wo kunkomeza yabonye ndi mukababaro araza kanyagira akambwira ati mami hoya ugasanga mbese umunsi ku wundi nanjye ndahari ijya umenya ko marireka cyane ndahari kandi ubundi inshuti mubana muri byose mu byiza mu bibi mu bintu byose mukabana rero ujye wumva ko mari ujye wumva ko mimahari urumva rero ujye utuza ahubwo hari ikintu nashaka kukubaza igiki nako nashaka kugusaba sinzi niba uri bukemere ariko ni ikintu nashaka kugusaba urabona nshaka kugusaba ko njyewe wamuje na Aisha ngo nguki njyewe ukamuza na Aisha nsubiriramo ibintu uri kuvuga umva nyine ntugire ngo hari ikintu ni ibice ushaka reka nkubwire se urabona ni ukuvuga ngo abana bari muri kiriya kigero hari igihe wowe aba atabasha kukumva ariko ngiye twaganira akaba yantanyumva ntawamenya nkamuganiriza uri kumva abana b'abangavu babigoye kubarira sibyo nta kibi nkwifuriza nta kibi nkwifuriza kandi urabizi ko ndi inshuti yawe uri inshuti yanjye nta kintu kibi nakwifuriza sibyo njyewe ndashaka mu rwego rwo kuruhurana imitima nkagufasha njyewe nka nyine mu buhe buryo ushaka gufasha na Aisha papa ntabwo byakunda ino urabizi ndamukunda cyane pe ntabwo sinzi ko nabishobora kabisa sha nta kintu nokurenza kubwira nayo nshaka kubwira gutyo gusa ntuze gushavura ibyo nakubwiye je nakunda kubwiza ukuri nyine namubonye nigire nabibonye kuko nabonye mwe nta kintu na kimwe kirimwo nta marangamutima nta kintu na kimwe pe ntaco mbonabonye juma niko nakwambisha ukweli achana naye bikara nawe nakoresha ntabwo nareka sinzi nzabishyira n'imbere y'Imana senge mvuga ati Imana uzamfashe kabisa ndebe ukuntu bino bintu nabicamo ariko mimi kumureka byo byarananiwe urabizi nagiye mwutakira inshuro nyinshi kuryama n'imimi mu rusengero n'imimi hehe mu kazi nyine donc mimi yarabaye muri njyewe sinzi nyine sinzi tu ntabwo wahita unyumvisha gutyo ngo umuntu umureke gutyo wumve yuko byahita binshobokera birangoye pe sha je kintu kugira niko tosubira kwa tukaje mu minye bya basket vraiment kuko umwanze gusaza uzavusa ugene mu ibarabara kora basket ye twaragenda tukirirwayo nta muntu yiyumvira ibindi bintu ibyo oye by'inkundo iyo bana bikavamo mu mutwe ukaba uri umva ukigyorega ubuzima ukasubira mu buzima bwa kera ukoze gusaza uzavusara Alvin mimi nakwambia haka kila siku kumva basket nayo ntabwo twayifatanya n'akazi oya wa mwanya wo kuja kwiyumvira twogena muri basket umva akazi nkora urumva no kubona dirige wa korali ku rusengero urumva ntabwo byose nabifuza ngo binkundire oya we urabapoze enokereka nkubaze wigeze ukunda aho basi oya mbare ngeze ukuri
oya je ibintu byo gukunda nk'ibyo by'iwawe menga bwenge bwawe bayabucuritse ngo ni nk'ibi byanjye wigeze ukundaho basi mu mutima wumve ngo ukunze umuntu bimwe byanyabyo ku buryo uvuga ati no muntu ndamukunze njye koko shaje nuko Imana biranzamo vraiment ntibiranzamo kabisa ubuze impamvu niyo mpamvu uri kumbwira aya magambo mugabo je niko ndakubwiza ukuri kwazo wavusara niko urumva ngewe hari ikibazo cyo kuba naganira na Aisha nkamuganiriza nkamenyerega imvamutima ni ukuvuga ngo Aisha ashobora kuba hari ibyo uwo atakubwira sibyo ariko byibuze namwinjirira namuganiriza buhoro akabasha kuba yakumva cyangwa se akabasha no kuba yahinduka ibintu byose birashoboka hamwe na Kristo ariko tukabisengera tukanabifatanyije nawe ibintu tukareba ko byagenda neza nesura uzaguma muri ubu buzima kugeza ryari ni kuri ko byifuza cyane sabaga ngewe reka rero nkubwire umuntu utazi ni Aisha sibyo Aisha ni igihanda sinzi Imana ishobora kuzamanuka ikamwicara mu mutima niba ari imyaka arimo imyaka yiwe njya nibase azajya mu myaka 25 yarahindutse Aisha rero ni wa mwana ushaka kutavugirwamo sibyo aho Aisha abona mugenzi we bangana ntamuha amahoro ari umwana bakwiriye kwicara bakaganira uzi kuntu abana bo mwakira kigero sibyo bakwiriye guhuza bakambarana bakatemberana ariko Aisha ntashobora kubikozwa ndibaza wowe urinde guhindura Aisha tukangubwiye ibi bintu no kugerageza nanjye simbwiye ko mbikonfirmye ko bizahita biba sibyo uko bizashoboka ariko nakubwiye ngo hamwe n'Imana hamwe no gusenga no kumuganiriza ashobora kuba wowe hari ibyo atakuganira ayagukinga sibyo cyane wibuka kuri mukase yego uri kumva akabikuba yabigukinga ariko njyewe nkamuganiriza wenda hakaba hari icyashoboka nuko nyine ni nko gutera icundura bigakunda cyangwa bitana njyewe icyo nakwisabiraga nuko wamunsabira tugahura aha kamuza nawe yewe reka mbigukorere nko kuri kubinsaba utajya ngo wenda ndi kukwangira uzagerageza amahirwe yawe urebe Aisha sibyo kugerageza tukareba bene bite sawa ubu ni sawa sawa yabamba none bene ari umera ko wumjwe n'iki uriya muhungu bimeze bite uyu muhungu kavuga wowe na sawa twina sawa ariko mwana buri gihe duhuza ajya na samo duhuriye kuki rero wowe ushobora kuba ukeka ko watwitse inzu ushaka guhita umwotsi kandi ntabwo byakunda ubu sinzi ibintu birimo niramuhungu pe nyine ziduhamo murimo cyangwa se mukaba muri gushutinga nk'agafilimi nkaba nabizi hibwira basi mukasasohoka ya nzakirebe kuko je ngurebye nawe nkamureba mbona hari ibintu muri guhisha we na Samu muri gupanga iki ako mugaji na Samu natwopangiye nta na kimwe aho cyaka ko mba nabibona ramba ne mfite ijisho rya gatatu riri muri kino gipangu bireba ibintu byose na Samu nta kintu dupanga rero ibyo bintu rero ibyo bintu urabishya iryo jisho ryawe ubanza iryo jisho ryawe rigwagurije kwa muganga nacyo umupanga ntacyo manga nawe ese ko mbona wiyumvira si wowe uri gutekereza buriya reka baya kubaza bitera kumenya buriya nje bunyi ni kukuvizira ni ntago uri gutekereza basi uramukunda se tekereza Samu cyane nabijyamo ariko jewe mbwira ndimo mukunda basi rega wewe ushobora kutagira ibyo ubwira Mariya na Mariya ariko ukabimbwira aganye n'inshuti yawe irafiki yako sha muganga nkubwire
sensitizo ibyo niba uba wanatubonye njye nabyo nzi ariko nkubwiza ukuri njye nta kintu na kimwe mpangana Sam gusa nyine ibyo ubona nyine ni biriya nuko nyine buri gihe nama namubwiye Sam ureka ibyo bintu ntibikunda ariko ntashake no kubyumva njye kakubwire njye mvuga ukuntu mbibona karimo byanga byakunda nawe ntago kabura kuba karimo Sam nta kintu atwaye Sam kwaje njye mbona ari we reba cyane kurusha mabuja Sam yaje na wundi muntu mbona ahubwo wagenga baje kureba ni wowe ahubwo ngabona uwo muhunga ahubwo ukwiye kumumbariza anshaka yiki urukundo ruri mugenzi ibyo bintu by'urukundo mani n'ibishoboka Sam atwaye ikigwa muhungu n'umwana nta kintu na kimwe atwaye pe ni n'umwana mwiza urabizi ariko menya ko ari sheri w'uyu mukobwa wo ngaha ngo ni mabuja wawe ariko maramubwiye ngo ntabwo biyo ubu Sam ni sheri wa mabuja wawe Sam aramutse amenye Aisha defozi umva bagikomeza kumukunda ahubwo wakafatiye wowe ukabanza ukamukunda mukamugeza fata naruwe sinshobora kugifa intirobeye yego sinshobora cyangwa kibi cyangwa uje musanze ariko mugabo bwiza gwe ifi mvuze si yo muhariye njyewe umuhungu w'abandi araje ariteretera umukobwa barakundanye cyangenda hagati nsambura urukundo rwabo keretse bo nyine nibahebana bitavuye kuri jewe tugahurira nk'ahandi hantu ibyo ariko mu gihe bagikundana bakimeze kuko bakitana sheri mon bebe biriya byose bitana jewe mimi sishobora kuza hagati yabo ejo naje wundi bavuga ngo mimi ngo niba dusambura urukundo sishobora icyo cyasi sishobora kugikora Keretse bo nyene nko nka Sam nko bivuga akamufatira ameze yange so ziwe zibi akamwibonera urumva apana nanje kuja abaje ngiye kubimubwira ngo afise ingeso nta kintu na kimwe nkene ko cyo tumurukundo rwa Sam nansha dusambuka cyangwa ruzamwo ibintu bitameze neza ngo ni mimi urumva ibyo nihagira ibyo bapfa hanyuma tukazohurira nk'iyo ahandi ahantu bose basigaye bigufasha reka njye mbigufashemo kirazira gusambura urukundo rw'abandi bantu nta rukundo n'ubundi bizatira Sam azamenya abagwani azamenya ikijyanye n'uriya mukecuru ibibazo ashobora kuzohinduka regaisha icyiza nuko bakundana ahubwo ikibazo ndagifite kuri Sam ubundi bw'umuhungu aza gutereta umukobwa afise uyundi bakundana uwo muhungu we ubwe nushaka kumugira akabazo ego n'umwana mwiza rujyaho rushaka kataramusezera Aisha none nawe impamvu ataramusezera nuko ari kumekinga ashobora abanza amenye ko umukunda amenye ko umukunda bikata bijya ahita kumusezera kubera agiye reka nabigufashamo umwana ntabwo ibintu bya dazi nuko uko Imana Sam ukamubwiza ukuri umwana ashobora kuba afite ibintu bya dazi n'umukire afite amafaranga umukiri we mbabarira njye inzorondera y'uwanje hakurya nabonye izo rinete ntabwo urazibonye ntuzi ko maze igihe ndwaye urwaye iki amaso izo ni iz'amaso akumva umunsi wa kwakira basinguye akamara gusa n'uyamara niyo ubundi Sam ni ukuri kw'Imana ibaze ko Sam iyo mubonye umubona amazi azakomeye ariko n'uyamara ni uburongo duke sigaho ngusubize ubusurira bwawe uri kunyesha nasi kutansubiza nibyo nakubwiraga haruguru ibintu byo kwicara wenyine se kandi warazanye umushyitsi hano kuki mutari kuganira umushyitsi ndetse kandi noneho mima aka kanya abaye umwana wo mu rugo akuseka mubaze mama uwo wifata ukavana abantu bari ku muhanda ukabatoragura bose ejo bundi muri no nzu hazaba habaye uruferino ego nimba wazanye mimuzazana n'umuhungu uzazana n'umukobwa uzazana n'umuvandimwe we sinzi uwazaturutse hariya sinzi umukozi wo mu rugo uru rugo ko ari njye nawe twenyine undi muntu wahandi ku ruhande ubundi aturuka hehe mfite ikihe kibazo umuntu aturuka yari hanze aza ndusha ubushobozi muri uru rugo aba umwana mu rugo kuruta njyewe antwara umuntu sinyivuga nta jambo mfite ako kangubaze mama kubizi ko nawe muri uru rugo nta mugabo ururimo
uracyari muto washaka n'undi pe nihe mpamvu utamushaka nuko barabuze mugero nirobeye ifi yanjye ntabwo umuntu aturuka ku ruhande ngazanwarira umugabo nakonda ntabwo turashaka nta mitaranyambika ndi kuvuga boyfriend. Ibyo bintu se kandi ni biki? Ibyo bintu ko nzi ko byarangiye. Byarangiriye mama, byarangiriye hehe? Ayi wabitwaje gake. Mbitwaze ibiki? Ntwaza gake? Bantwara umuhungu nyine tukundana tu kandi baramusanze muri urugo. Ajya kumenya Mimisa ntabwo yamusanze muri urugo. Nose ayi ko twanabaganirije mukambwira ko birangiye na Mima akambwira ko batigeze bakundana. Ikibazo ufite ni kiwacu. Uzatinya barokore mama? Ubona ukuntu Mimi yarobetse ukabona ni marayika ukavuga ati buriya ntabwo yatwara umuhungu. Buriya umukobwa ku gitsina gabo hose ni umunyantege nkeya. Kuba witwa umurokore ko witwa umuntu w'Imana ngo wiyorobetse ngo biriya ngo ujya gusenga. Ntago byakubuza gutwara umuhungu yagukunze. Kandi ntago nanone afata Rufi nimba yakunze Mimisa nabigenza gute? Iyo atamusanga muri urugo ntago twatukuba tugikundana. Uheruka kubona Rufi hano ryari? Message ntago umuhungu yambarotse. Uwo ntago ari Mimi byose ubitera. Mama uri kumbwira ngo ngwiki? Areka nkubwire sibyo. Reka tubitwaze gake. Tubanze tubirebe uko bimeze. Sibyo Mimi? Bambe Aisha. Tubitwaze gake gute? Tubitwaze gate gute? Reka nze mbikurikirane. Ndagusaba. Urabikurikirana surangarura Rufi muri urugo. Uragarura Rufi ngamborokore anamvugisha twongeye dukundane. Ayi wikwiwatisha ibintu. Sibyo? Ushobora kuba utazi wenda igihe bimaze reka nyigusobanurire. Icyumweru kirashize navugana na Rufi. Icyumweru kimwe se ubu ngubu kitwatangiye ni cya kabiri. Tutavugana umungu ndamwakira agansubiza ariko ubu ngubu Mimi wabona bavugana amatiku y'aba bakozi bo mu rugo sinzi wo mukoze mu rugo sinzi umuzamu ibyo byose abo bose bameze gutya kuri Mimi nje ntago tukivugana n'ibyo babaga amategeko hano ariko nca bakamvuga bari mu bujajwa na Mimi sinzi nsanga bari hano umukozi ninde umwana ninde mu rugo ndaza kumenya ngewe uraza kunsobanurira niba udashoboye gusora Mimi muri uru rugo ushaka ukuntu musohokana singusohoye ndagifite mama ndagifite twazi ibintu gake niko nagusabye umukobwa wanjye sibyo ndagusabye bwa nyuma none twazi ibintu gake tubikemure mu mahoro sibyo Aisha urabikemura gute sibyo Mimi urumva deja n'izina riri kuza mu kanwa buri kanya ni Mimi ngewe nta nubwo kinanyibuka dore ko ngera kuvugana ryari si Mimi muhorana mwamwagiye ngo gusenga ngo sinzi ibyumba by'amasengesho uru rugo wajya ninge ndubamo yego n'urugo iwacu yego ariko se njewe nacyo dupfana gukiza Sayi reka nkubaza iki nago tuziranye cyane watubereye umwana kuba nabwo nemeye ko Mimi agomba kurara hano iminsi ibiri akaba amaze amezi angahe nabyo ni by'agaciro ariko se noneho mu gihe ari kumbangamira agume muri urugo nta kintu mpfana nawe mama ushaka ukuntu bigenza Alvin natongera kumvugisha nudasora Mimi wowe ushobora kuzasanga namusohoye ibintu byo kukubwira uri kunyumva neza ayi watwashe ibintu gahoro ibyo bintu byo gutwaza gaho uri kumbwira byo ntabwo nshaka kubyumva naragatwaje ako gake uri kumbwira nemera umukobwa wazanye ntazi yo turuka sinzi ahavuka nawe sinzi nawe wamwaruye wasanga ari n'uwo wabyaye no ku ruhande nta nabizi biranashoboka ukaza wibwirishwa abantu ngo ni umuntu ngo umwana w'imfubyi ngo sinzi ngo iwabo aho iwabo rero uraho wamukuye azasubirayo cyangwa se niba ari uwo muhungu ashaka no kujyana nawe bajyane mbaburene ariko sinzabona Ruvini aza mu rugo aje kureba Mimi ibiro ni bibiri urahitamo kuganiriza uwo mukobwa wawe wagize umukobwa wawe ku ngufu wabona ari n'uwawe byanyabyo cyangwa se ushobora gusohoka hano ukinjira Mimi atagihari umva reka nze muvugishe ibyo ntabwira Aisha ntabyo kumbwira mama bariya nkubwire akwe mwana ndamugira ntera Hey. Mimi kuri kumunga. Kuba iki? Alvin mbabarira nukuri. Basa ngo anamvugisha no. Samugenda nukwinda kwinginze. Musufite ikihe kibazo? Ari umuntu uri hano? Genda Aisha naguzange ngaha ndakwinginze. Ni wambara ukamvugisha ko.